Yesu ashimwe ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha hamwe kandi rwose shimye Imana cyane ko ngiye kumpa uyu mwanya akaba nawe guhaye uyu mwanya kugira ngo duhugurane tugirane inama kugira urugendo twatangiye rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Dusenga Imana yacu ndagushimye cyane, ndagushimye kuri umwami mwiza, uri igitare cy'agakiza kacu ruguga mu buzima. Ndakwingize Mana kugira ngo umwuka wawe wera ambeho, kugira ngo niyo kuvuga ibyanjye ahubwo mvuge nk'ubwijwe n'umwuka wawe wera. Kandi sengeye buri wese mwami kugira ngo umwuka wawe wera amwigishe abe ari we umusobanurira. Urakoze, bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishimwe bene data, ndishimye ndanezerewe cyane ko yongeye kumpa uyu mwanya wo kugira ngo turusheho kuganira ku by'ijambo ry'Imana, turusheho kungurana. Njye rero nagize ikibazo nawe ushobora kuba waragize, cyangwa n'undi muntu wese wasoma Bibiliya yagira. Nagize ikibazo kandi ikibazo cyiza cyangiriye umumaro kuko narushijeho gufata izindi ngamba, narushijeho kwisubiramo. Nawe ni ukuri iki kibazo ushobora kuba warakigize ukaba warakiboneye igisubizo, cyangwa ukaba nta n'icyo wari wabona, ariko ndaje kukubwira ibyo namaze kubona. Ikibazo wagize ni ikihe? Njye nagize ikibazo, ndatekereza ndavuga nti Imana, kubera iki Imana yahisemo Abalewi ikaba aribo igira abatambyi muri ariya moko 12 yose, amoko 12 y'Abayisirayeli, imiryango 12 yakomotse kuri Yakobo? Kuki muri bari abana ba Yakobo bose Imana yahisemo abakomotse kuri Lewi, Abalewi nyine, kugira ngo aribo bahinduka abatambyi? Ni ukubera iki? Icyo kibazo narakibajije ariko ndushaho kugenda asoma ijambo ry'Imana. Ariko ntarajya muri byinshi, reka duhere kuri iri jambo ry'Imana nasomye mu Itangiriro ibice 4. Itangiriro ibice 4 bavuga kuri Abeli, bakavuga no kuri Kayini. Abeli na Kayini nyine murabizi ko ari abavandimwe. Kayini yatambye igitambo cye, Imana ntiyagishima. Abeli nawe atamba igitambo cye, ariko Imana irakishimira. Noneho Kayini ababazwa nuko Imana itishimiye igitambo cye, ahubwo ikishimira icya Abeli. Imana iramubaza ati ese ubabajwe n'iki? Ni uyu murongo nshima ko twasoma. Imana amubaza ati ubabajwe n'iki? Ku murongo wa 7, Itangiriro ibice 4 umurongo wa 7. Imana amubwira ati nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza. Ariko reka nsome n'uyu murongo wa 6. Reka nsome n'uwa 6. Itangiriro ibice 4 umurongo wa 6 haravuga ngo Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Umurongo wa 7, nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Iri jambo riradukangurira gukora ibyiza, riragukangurira gukora ibyiza mwene data. Nukora ibyiza uzemerwa, ninkora ibyiza nzemerwa. Imana iduhane umugisha hamwe. Ariko uyu nguyu Kayini ntabwo yazirikanye ijambo Imana imubwiye. Uwiteka Imana yabwiye Kayini iti nudakora ibyiza ngo ibyaha byitugatugira ku rugi. Kandi koko niko byaje kugenda, birababaje cyane. Mu kanya gatoya iri jambo ukomeje kurisoma turahita tubona muri iki gice cya 4 niho Kayini yishe Abeli. Kandi Imana yari imaze kumubwira ati wari ukwiye kubitegeka, ati nudakora ibyiza dore ibyaha biri tugatugira ku rugi. Ati ukwiye kubitegeka. Ariko ntabwo ashoboye kubitegeka, ahubwo niho yahise yica murumuna we Abeli. Imana idufashe iturengere, idufashe cyane, idufashe kugira ngo tuzirikane ibyo Uwiteka Imana iba yatuganirije, iba yatubwiye mu ijambo ryayo. n'Imana ivugana natwe bene data. Imana ikugirire neza nanjye ngirire neza, tube maso kandi turusheho no kwirinda. Ibyo ntabwo aribyo dutindaho cyane, nubwo nabyo ari iby'umumaro, ariko nyamukuru yatuzinduye cyane ni ukuvuga ngo kuki Imana yatoranije Abalewi. Nari ntangiriye ahangaha kuri iri jambo, nabyo birajyanye. Mu Kuva ibice 31 haratubwira ukuntu Mose yagiye kuvugana n'Imana ku musozi Sinayi. Mose yagiye kuvuganira n'Imana ku musozi Sinayi, ariko agiye aratinda. Abayisirayeli babonye nkaho atinze,
barangije babwira Aroni mu bice 32 nyine, babwira Aroni ngo nabakorere indi mana, aricyo kigirwamana nyine, ngo kibajye imbere kibayobore, kuko Mose wa wundi wabakuye muri Egiputa batazi icyo yabaye. Dusome ijambo ry'Imana. Ukuva ibice 31 umurongo wa 18 haravuze ngo amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinayi, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye bibiri biriho ibihamya byandikishijweho urutoki rw'Imana. Amen. Noneho Imana imuhaye ibisate by'amabuye, Imana yiyandikiye ubwayo n'urutoki rwayo. Aka kantu nako karamfashije cyane, ariko ntabwo tubivugaho uyu munsi. Noneho Mose aramanuka rero, aje kongera gusanga Abayisiraheli aho yabasize. Niho tugeze ku bice 32, niho dusanga inkuru z'Abalewi. Ukuva ibice 32 umurongo wa mbere haravuze ngo abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi, bateranira kuri Aroni baramubwira bati haguruka uturemere imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye muri Egiputa tutazi icyo yabaye. Nibyo nari maze kubabwira. Ubwo nyine Aroni abakoreye icyo kigirwamana. Kuri 25 ndasimbutse, muzabisome nyaboneka, muzabisome ijambo ry'Imana, muzarisome biraryoshye. Niba waranabisomye uzongere wiyibutse rwose, ni byiza kongera kwiyibutsa. Kuri 25 Mose abona ko abantu babaye ibyigenge, kuko Aroni yabakundiye ko bigenga, bagahinduka ibitwenge ku banzi babo. Birababaje cyane. 26 Mose ahagarara imbere yaho babambye amahema aravuga ati, Mose yabonye yuko abantu bahindutse ibyigenge, Aroni yabemereye nyine barigenga kuko yabakoreye ikigirwamana cyabo, biramubabaje. Kuri 26 rero bene data tubaca agasitari. 26 Mose ahagarara imbere yaho babambye amahema aravuga ati, uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Urumva Abayisiraheli bamaze kuba ibyigenge, babaye abapagane, basenze ibigirwamana. Mose aravuga ati mwese uko mumeze uko nguko, niba hari abagize agatima bakumva ko baje ku ruhande rw'Uwiteka, nibaze hano ku ruhande rwanjye. Abalewi bose bateranira, ngo Abalewi bose bamuteraniraho. Umurongo wa 26 ubusome wongere ubusubiremo, reka nkubasomere nongere musubiremo. Mose ahagarara imbere yaho babambye amahema aravuga ati, uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Abalewi bose bamuteraniraho. Imana ishimwe cyane. Abalewi bonyine bateranira kuri Mose. Abalewi bonyine nibo bahisemo kuba mu ruhande rw'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Noneho ku murongo 27 arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abayisiraheli iravuze ngo mwambare inkota zanyu mwese, mugendagende hose aho dushinze amahema, muve ku irembo ryaho rimwe mugere ku rindi. Umuntu wese yice mwene se na mugenzi we n'umuturanyi we. Abalewi babigenza uko Mose yabategetse. Kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi 3. Mose arababwira ati, mwiyereze Uwiteka uyu munsi, kuko umuntu wese yarwanyije umuhungu we na mwene se, ngo Uwiteka abahe umugisha uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Nahangaha rero navuze nti koko ijambo ry'Imana twabanjirije gusoma ryavuze ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Naratekereje, none se icyiza Abalewi bakoze ni igiki koko cyatumye bemerwa? Ni igiki Abalewi bakoze cyatumye bemerwa? Ni iki ngiki rero, iki cyatumye Uwiteka bemera. Haleluya. Nawe nukora ibyiza Uwiteka azakwemera, nanjye ninkora ibyiza Uwiteka azanyemera. Abalewi bakoze ikintu cyiza, kuko bitandukanije n'aba bantu bagiye gusenga ibigirwamana, bitandukanije n'Abayisiraheli bandi. Baravuga ngo twebwe tugiye kuba ku ruhande rw'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Baragenda bajya ku ruhande rwa Mose, bemera kuba b'Imana, bemera kuba b'Uwiteka. Bati twebwe twitandukanije na bariya, tugiye kujya ku ruhande rw'Uwiteka. Imana irabishimira, Imana ihabwa icyubahiro. Irabatoranya rero ati, muzahora imbere yanjye, nimwe muzajya muvuganira na bariya bandi.
bariya babaye akahebwe, bariya badashaka kumva uyu munsi, ahari wenda ejo bazumva, ahari wenda ejo bundi bazakumva, mujye muza imbere yanjye mubavugire, mubatambire ibitambo, nzabumva. Mwebwe barewe nimutambire ibitambo abandi bayisirayeli bose, nzabumva kandi nzababarira ibyaha byabo. Imana ishimwe, byafashije biranezeza, ndavuga nti nibyo, nukora ibyiza nawe uzemerwa, ninkora ibyiza nanjye nzemerwa. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. None se bitandukaniye hehe n'iri jambo? Iri jambo ryo muri Yakobo ibice 2:26 haravuze ngo nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, nuko no kwizera kudafite imirimo kumeze, kuba gupfuye. Ntabwo ushobora kuvuga ngo uri umukristo udafite utabigaragaza, utabimugaragariza. Ese tugaragariza Kristo ko tumukunda gute? Nuko twanga ibyo yanga, noneho twakunda ibyo akunda. Imana ishimwe cyane. Aba barewi barabuze bati twanze ibigirwamana, tuje ku ruhande rwawe mwami, tuje ku ruhande rwawe Mose, kuko babajwe n'ibyaha byacu twebwe abayisirayeli twakoze. Natwe turumva koko twigaye, natwe turumva koko bitubabaje, tubivuyemo, tuje ku ruhande rwawe, tuje ku ruhande rw'Uwiteka. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Duharanire gukora ibyiza, nidukora ibyiza tuzemerwa, nukora ibyiza nawe uzemerwa. Birafashije, byaramfashije, ndavuga nti niyo mpamvu Imana yahisemo abarewe, niyo mpamvu ibahitamo kugira ngo bajye bavuganira n'abandi bene wabo. Icyaba nawe Imana ikaguhitamo uyu munsi, nanjye mfashe rwose, yewe wiyongerereho ibindi. Imana ishimwe cyane. Noneho rero bene data, mu migani 8:17 haratubwiye ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imigani 8:17 nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bose bazambona. Aba barewe nk'uko babigenje bakava mu ruhande rw'abariya abantu biyemeje kugendana n'ibigirwamana, bakavamo bakaza bakajya ku ruhande rw'Uwiteka. Natwe tuba ariko tubigenza, dukunda Uwiteka, tumushakisha umwete, natwe tuzamubona. Dusenge, dusome ijambo ry'Imana, dukore ibyiza, duharanire kwanga ibyo yanga, duharanire gukunda ibyo Kristo akunda, natwe tuzamubona, natwe azatwiyereka, natwe azarushaho kudukoresha ibyiza, tuzarushaho kumwegera, nawe azarushaho kutwegera. Imana iduhane umugisha hamwe. Ariko hari icyo nshaka kubisabira bene data, ntimuzamvugire ibyo ntavuze. Niki nshaka kubisabira? Ntabwo nje kuvuga yuko imirimo dukora ari izaduhesha ubugingo, oya. Icyo nshaka kubabwira niki, aba barewi bari abayisirayeli, ntabwo bahindutse abatambyi bavuye mu banyamahanga, oya. Bahindutse abatambyi ariko bava mu bayisirayeli. Natwe tugomba kubanza gukizwa, twamara gukizwa twakora imirimo myiza, ya mirimo myiza izatuma iduhesha umugisha. Ariko tugomba kubanza gukizwa, hanyuma tugakora imirimo myiza. Amen. Imana ishimwe. Ntabwo mvuze ngo genda ukora imirimo myiza ngo none uzabona ubugingo, oya. Imirimo myiza y'abapagane ishije hano mu isi, imigisha yabo niyo mu isi, ariko imirimo myiza bakora badakijijwe ntabwo izabahesha ubugingo. Imirimo myiza nakora ntakijijwe ngo nkiranuke ntabwo izampesha ubugingo, oya. Imirimo myiza y'abantu batizera Imana, y'abantu b'abapagane cyangwa bavuga ngo barizera ariko batagira imirimo, nk'uko dusomye muri Yakobo, bakavuga ngo bakunda Imana ariko bakayakanisha ibyo bakora, bakavuga ngo bakunda Imana, ni abakristo ariko bakikorera n'ibyaha. Imirimo yabo myiza irangirira hano mu isi, nta bugingo izabahesha. Ntabwo nje kuvuga ko imirimo myiza izaduhesha ubugingo, no. Ntabwo ariko mvuze. Tubanze dukiranuke, tubanze twubaha Imana, niturangiza dukorere ya mirimo myiza izatuma twemerwa, izaduhesha imigisha. Imana iguhe umugisha, nanjye mpe umugisha mwene data. Ndagushimye Mana. Ndagushimye Yesu, unshoboze gukora neza rwose. Ubashishe mwene data, kugira ngo Mwami Imana yacu tugukorere tukiranutse, tugukorere twanga ibyo wanga, kandi turushaho gukunda ibyo ukunda Mwami. Urakoze, ubane na buri wese umwe muri twebwe. Bisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Murahiriwe, 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 niba muri bariya Matayo wavuga mu bice bitanu, Matayo wavuga mu
bice bitanu. murahiriwe murahiriwe Murahiriwe, 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 murahiriwe. niba muri bariya Matayo wavuga Mu bice bitanu, Matayo wavuga mu bice bitanu. murahiriwe murahiriwe Murahiriwe, 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 murahiriwe.